Bismillahirrahmanirrahim. Umudawati ryahamye iyamuremye Isa. Allah subhanahu wa ta'ala amahoro n'imigisha n'ibisakare kwa sozereje intumwa n'abahanuzi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uyu munsi twabateguriye nubwo numva imvura iri kugwa ariko nago twabura kudatambutsa ubutumwa bwacu. Turusaba kameramani kukamera neza kugira ngo aya majwi azumvikane neza cyane. Uyu munsi nagira ngo tubereke mu bimwe mu byaha ndenga kamere Allah subhanahu wa ta'ala yashize ku mugaragaro, ndetse n'intumwa y'Imana Muhammad Imana amahoro n'imigisha yashize ku mugaragaro. Hari icyaha cyo kwigomeka ku babyeyi babiri. Abana b'iyi minsi dufite ibibazo bigiye bitandukanye. Yewe mwana w'ubwumva aya magwayiza, yewe mwana w'ubwumva izi nyigisho, ndagusaba kugira ngo uhinduke ukunda ababyeyi bawe babiri bombi. Hanga Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tubwiye ngo Nyagasani wawe yarategetse ko nawe ni mugomba kugaragira uretse Allah wenyine, ko mugomba kugaragira Allah wenyine. Allah subhanahu wa ta'ala bateganyiriza ngo kugirira neza ababyeyi babiri, umwe muri bo nagera mu zabukuru muri kumwe cyangwa bombi, ntukabinubire, ntukanabasuzugure, ntukanavugane nabo wazamuye ijwi ryawe, uje ubabwira amagambo meza, amagambo meza. Bavandimwe bantu mutwumva, igihe ndakubwira ngo umubyeyi wawe muramutse muri kumwe uje umubwira amagambo meza, ntukabinubire, dore uko bameze, dore uko bitwaye, icyo gihe uko kose umenye ko ari ababyeyi bawe bombi. Bavandimwe b'Abayisilamu namwe mutwumva, rero umuntu yihanagaza akajya gusuzugura ababyeyi azamenye ko afite urugamba, hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Ndetse nuza kuvugana nabo ntuzavuge wazamuye ijwi, ntuzamure wazamuye ijwi, ntabwo byemewe kuba wazamuye iki, wazamuye ijwi. Uje ubabwira uti uzi ubabwira amagambo meza abahumuriza, unabumbapitire nk'uko inkoko ibumbatira imishwi yayo. Ngaho rero niko ugomba kubana n'iki, ugomba kubana n'ababyeyi bawe. Akanga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe yaratubwiye iti, intumwa y'Imana yavuze iti, ese mbabwire ibyaha biruta ibindi muri byo? Abasanyangero bamubwira bati, tubwire yewe intumwa y'Imana. Yaravuze iti, kwigomeka ku babyeyi babiri ukanabasuzugura. Yakiriwe na Bukhari na Muslim. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti, kwishima kw'ababyeyi ni ukwishima kw'Imana, bijana no kwishima kw'ababyeyi, ndetse kurakara kw'Imana bijana no kurakara kw'iki, kw'ababyeyi. Rero bavandimwe mutwumva, turagira ngo mugire neza ababyeyi bawe bombi. Kandi intumwa y'Imana ikomeza itubwira uti, umuntu azapfa ababyeyi batamuhaye ijuru bakiriho biwe, azamenye ko azaba apfuye nabi. Rero igihe wahuye n'ikibazo, ugerageze, igihe ababyeyi bawe bafite akabazo, gerageza ugakemure. Ababyeyi bawe bakemurira akabazo, ababyeyi bawe bambaye nabi, ababyeyi bawe bafite icyo kurya kandi ufite amafaranga, kubera iki ababyeyi bawe utakemura ikibazo bafite? Ababyeyi bawe barimo baraseba ku musozi kandi byitwa ngo wowe ufite amafaranga, cyangwa bita ngo wowe ufite icyo kurya. Ese reka nguhe ikibazo kimwe nawe unibaze, ese uheruka gusura mama na papa ryari? Uheruka kubavugisha ryari? Cyangwa waterera iyo? Reka guterera iyo imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ababyeyi bafite agaciro gakomeye hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Rero ukurakara kw'Imana ni ukurakara kw'ababyeyi, ukwishima kw'Imana ni ukwishima kw'ababyeyi. Gerageza rero ijuru turikure mu babyeyi bacu abakiriho, ndetse n'abatabarutse bamwe mu babyeyi bacu, bamwe batakiriho. Icyo gihe uzugerageza ubasomera dua, ntuzasenge, nurangiza gusenga isengesho, urangiza isengesho udasengeye ababyeyi bako, Imana ibagire gute, ibaho umugisha. Turakunda rero, wabillahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.